Amahoro y'Imana abane namwe abanyumva baherereye ku mugabane w'Uburayi, muri Afrika, Aziya, hose twagira ngo tubahe ikaze kuri ya channel yacu bita Gusenga Imana Imwe TV. Nukuri mugerageze mukore subscribe, mukore comments na share kuko ahantu tugeze hageze gute harashimishije. Uyu munsi rero ngarukanye imbaduko yo kugira ngo tuganire mu gutinya Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bamwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu utinya Imana ni bihe? Ni byinshi cyane, ariko umunsi nagira ngo tuvuge mu bimenyetso bikeya. Hari ikimenyetso cya mbere, kurira. Mwari muzi ko kurira kimwe ari bimwe mu bimenyetso bituma utinya Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aha ngaha Imana Muhammad, Imana Muhammad migisha iragira iti ngahantu habiri ntihagerwaho n'umuriro. Aha mbere y'amaso wakoresheje urira kubera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ese kubera Allah y'amaso wakoze urira kubera Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala, waba wararize kubera Imana, cyangwa warize kubera umuntu yakwanze, cyangwa warize kubera ko wabuze ibintu bigiye bitandukanye, ariko waba warize kubera Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aha rero Allah Subhanahu wa Ta'ala arongera akatubwira Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira iti amaso yaraye ijoro, amaso yaraye akanuye kubera Allah Subhanahu wa Ta'ala ari kwizamu, icyo gihe azahabwa ingororano y'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurira kubera Allah. Urebe ibibazo biri gukorerwa mu isi urire, ibya Sodomu na Gomora urire, ibya Kaisari urire, n'ibindi byose ubonera hano ku isi urire. Ntabyo utekerezo wabona hano ku isi ukarira. Birahari byinshi cyane ngenda bizi ndanabibona. Genda mu cyumba uririre Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Icya kabiri, Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala azagororera abantu babiri, azagororera abantu. Wa muntu wibuka Imana akarira azamugororera iki? Ku munsi w'imperuka nta gicucu cy'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala kizaba gihari, nta bwugamo. Ariko uriya muntu wibuka Imana akarira ku munsi w'imperuka azaba ari mu gicucu, azaba ari munsi y'intebe y'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yibuka Imana urire muvandimwe, bitewe n'ibyo uri kubona hano bigiye bitandukanye. Ikindi bavandimwe n'Abayisilamu, namwe mutari Abayisilamu, tuba turi kwigisha abantu bose muri rusange. Tubasaba ko mukomeza gukora subscribe, mukore share, mudufashe kugira ngo ubutumwa bugere ahantu henshi. Nge rero birantangaza n'agahinda kubona ibintu kuri social media by'amafuti, ibintu bidafite gahunda, by'amangwa, by'amatiku, abantu bakabiha follow, abantu bakabiha intebe, ugasanga mwe murabireba. Ariko abanyabwenge iyo yumvishije ijambo ry'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala shobora kumuhindura ubuzima. Ibyo ntabita ibyo by'amanje, amatiku n'abenda arabireka, ahubwo akibuka Imana cyane, kuko tugeze mu bihe bikomeye cyane. Ugomba kwibuka Imana ukarira bitewe n'ibyo ubona hano ku isi. Ntabyo ubona wowe, ntabyo uri kureba, wallahi ntabyo ubona. Ibuka Imana cyane, ujye mu cyumba cyawe utakiri Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala akorohera. Icya kabiri, hari 70,000 Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala Imana yatubwiye bizajya mu ijuru bitabaruriwe. Ibyo ni ibihe? Abadafite indasago. Hari bya bimenyetso mu gutinya Imana, abadafite indasago. Abadafite indasago kubera babashiramo amarozi bakagenda barasaka. Ese uzarebe igihe byaranyobeye, hari ushaka ko hari abantu tujya tubona ukabona hano ku gatuza hano hari indasago, aha ukagura hari indasago. Izo ndasago umenye ni igihango wagiranye na Ibilisi, ni igihango wagiranye na Shayitani. Abantu bafite indasago mugerageze Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala aborohereze, mwicuze ku Mana. Icya kabiri, babandi batemera imyaku, kugeza ubwo muri karitsiye umuntu wese yumva ko uriya muntu atera umwaka. Twebwe Abayisilamu ntabwo twemera ko habaho umwaka. Ndagisubiramo, twebwe Abayisilamu ntabwo twemera ko habaho umwaka. Umuntu araza avuga ati uyu munsi sinavugana n'uriya muntu yantera umwaka. Muvandimwe, aragutera umwaka k'ibyo Allah Subhanahu wa Ta'ala yagupanye kuva mu gitondo uri bubibone, aragutera uwe mwaka. Nta mwaka ubaho rero, nta mwaka ubaho. Ni igeno ry'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Twebwe Abayisilamu twemera imyaka. Kugeza ubwo umuntu akugeraho, yamara kukugeraho sinamusuhuza akava akantera umwaka. Angereye mu iduka bwa mbere ngo ngatanera umwaka. Ntabwo rero Abayisilamu twemera ikintu bijyanye n'imyaka. Nta mwaka ubaho, ahubwo biba ari igeno ry'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Icya kabiri, n'abantu badakoresha amarozi, icyo gihe baba bahiriwe n'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rero hari abantu babiri bakundanye kubera Imana. Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala muri cya cyiciro tugera tuvuga bazaba bari munsi y'Uwiteka mu gicucu cy'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari abantu babiri bakundanye kubera Imana, bangana kubera Imana. Kubera iki?
umuntu yakoraga ibikorwa byiza, umuntu yasengaga, umuntu yasuraga abarwayi, yajyaga kwa muganga, akajya no muri gereza, akajya hose agakora imirimo myiza, uwo muntu abivuyeho, uwo muntu uzamwange kubera Allah. Icyane uzaza ubimuteguze, umugire inama. Hari abantu babiri rero bakundanye kubera Imana, baragiza bakangana kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe rero bantu mutubona, turabigeze kugira ngo mukurikirane video kandi bisharinga abantu bose bagiye batandukanye kugira ngo umunsi w'ejo uzisange mu bantu bakoze neza. Bayisilamu namwe mutabayisilamu mutwumva, turabashimira rero umusanzu wanyu muduha mujyanye no gukora subscribe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abantu babiri bakundanye kubera Imana, iyo abantu bahibanda cyane rero gukundana n'umuntu ni byiza, ariko none iyo wajya atangiye gukatakata, atangiye kuzanamo uburyarya, atangiye kuzanamo umunafiki, icyo gihe ntabwo ari iki, ntabwo abakunda Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Rero ibyo bimenyetso birushaho kugenda dutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Turabakunda rero, amahoro y'Imana abane namwe, tuzasubira ubutaha kandi rwose turi hano ku bwanyu. Iyi video muyisakaza ahantu hose hagiye hatandukanye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.